nibwo ugomba kukwambara agakingirizo ko nibwo ushobora kugashyiraho neza bityo ukakazingurira mu cyerekezo gitandukanye naho kare kazingiye nibwo ucyambika vuba ugifashe hahandi hagomba kujya amasohoro ukafata hano ukambika igitsina ukamanura kugeza aho igitsina gitereye warangiza ugakora imibonano yawe mpuzabitsina uko wabigennye witonze utuje kandi wizeye yuko agakingirizo kawe nako kujuje ubuziranenge kugira ngo urebe agakingirizo iyo umaze kugaca agakingirizo kacu uragafata ukareba niba kariho amavuta urabona ko kariho amavuta menshi pe kuba rero amatariki yako yo gusaza ataragera tuba twizeye ko nta mavuta akiri mazima kubera yuko hari igihe muri cya gihe cyo kwambara agakingirizo umuntu aba atafashe hahandi hajya amasohoro noneho ukambara uko ubonye agahita hajyamo umwuka uko umwuka ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ubyiga gutya ya presiyo wa mwuka ushobora gusa nk'ushaka kongera gusohoka agakingirizo kahinda kabyimbira mu mpande kuko kaba kagiyemo muganga. Abantu benshi bakunze kwibaza iki kibazo kigira kiti urana hari ukuntu umukobwa n'umuhungu bakora imibonano mpuzabitsina ariko umukobwa aribwo akiva mu mihango yarangiza twabonye uriho wambika uriho ukuramo prudence iriya mfashanyigisho twabonye ko ufata kuri kondomu cyangwa se prudence mu gihe uyifasheho iriho amaraso yavuye imbere mu gitsina cy'umugore ayo maraso akaguma ku ntoki ntabwo yakwanduza mu gihe ufite ibikomere mu ntoki. Gira icyo ubwira abadukurikiye nurangiza. Ese ubwo ni ikibazo cya kabiri, ese ko abakobwa cyangwa se abamama bagira isuku n'ibyo kimwe n'abagabo ko bakunda kuba biyogoshe hepfiriya turiya iyo turiho tumera ko tuba dushinze ntabwo two dushobora kumujomba muri kiriya gice cyasigaye wambikaho prudence noneho twamara kumujomba ya maraso ari kuri prudence cyangwa se yavuye mu gitsina cy'umugore cyangwa se n'ububobere bikanduza umuntu hariya turiya tuntu twamujombye. Gira icyo ubwira abadukurikiye. Uhari niba ari ntabwo rero amavuta yirwariza ubwayo yaza gushiraho ugasa nkaho uri kurwana n'ishashi ukuba ku mubiri kandi ishashi nayo idafite ikintu kiriho ku buryo gucika icyo gihe biroroha. Hari benshi batinya gukoresha agakingirizo bakavuga ngo ntibarira bombo mu ishashi ngo karababaza n'iki ariko abana badashyitse bikaba kariye nababaga wenda hanini babyatewe n'iki mbo umubiri nk'uko bwa bwinshi bwa virusi kuri mu mutarafashe imiti neza bushobora gutuma virusi zambuka zikagera mu mwana. Naho ubundi amaraso y'umubyeyi ntabwo ajya atambuka ngo ajye mu mwana atemberemo kuko bitabaye ibyo abana bose bavuka bajya bavukana ubwoko bw'amaraso buhuye n'ubwa mama wabo kuko icyo gihe aba ari ya maraso ya mama we agendamo. Ariko uzasanga umunsi umubyeyi yabyaye umwana wa groupe O we ari groupe umwana ashobora kuvuka ari muzima birumvikana wenda mama we yari afite ubwandu ariko ashobora kuzarinda kuri atageze agera ku mashereka n'umunsi n'umwe. Murakoze cyane, icyo kibazo ni cyiza cyane. Uretse kutiyitaho ubundi sida ntago ari ikibazo. Reka twongere kubasuza cyane mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ndizera neza ko Imana ikomeje kubarinda cyane. Iyi ni Ijabo rya TV, je nitwa Paul Misigaro. Ndagira ngo dusuza abantu bose bari mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Bari rwota amasimbi diaspora mwese turabwiye ngo Imana irabakunda kandi irakomeza ibarinde cyane. Birashoboka cyane ko warushomereye uri umushomeri nta kazi wari ufite, Imana igiye guha akazi. Birashoboka cyane ko wari urwaye, Imana igiye gukiza. Uyu munsi dufite dogiteri, dufite umuganga, araza kubatubwira byinshi bitandukanye. Amakuru y'imisi. Amakuru ni meza cyane. Nitwa Muvunyi Jean Dodier, nkaba ndi umuganga uko mubibona. Uyu munsi rero nishimiye kubana namwe bwe nyamakuru wo mu Ijabo rya TV. Nagennye ko tuganira umunsi ku buryo umubyeyi ashobora kwanduza umwana virusi itera sida ndetse n'uburyo dushobora kwirinda. Yego, nibyo turi buze kuganira uyu munsi. Ni gute umuntu ashobora kuba yakwirinda wenda cyangwa se ashobora kuba yarinda umwana agiye kubyara ko yavukana ubwandu kandi nyina umubyara ufite.
Murakoze cyane. Nk'uko rero nabibabwiye, umubyeyi ashobora kwanduza umwana we, ibyo ndumva twarabivuzeho mu biganiro biheruka. Umubyeyi ashobora kwanduza umwana we virusi itera sida amutwite, amubyara cyangwa se amwonsa. Bishaka kuvuga ngo hari ibice bitatu umubyeyi ashobora kwanduzamo umwana. Mu gihe cy'umwana umubyeyi amaze gusama, umwana amara mu nda ya nyina amezi 9. Muri ayo mezi 9 harimo ibyiciro bitatu, ariyo twita trimestre ku mubyeyi, bigenda bitandukanijwe n'amezi 3. Amezi 3 ya mbere nibwo isama riba ryabaye, urusoro rugakora igi rikagenda rikura kugeza rivuyemo umwana. Abashakashatsi babonye ko byibuze umwana aba amaze kugira ibice by'umubiri byuzuye, byibuze guhera nko ku mezi 3, amezi 3 n'igice, aribwo umwana aba ashobora kwandura virusi itera sida, ko nibwo aba amaze kugira ibice byuzuye. Icyo gihe rero umwana urengeje icyo gihe aba ashobora no kuba yagira n'umwaka wo kuba yakwandura, kuko ntabwo riba ari kirigi, ahubwo aba ari rwa rusoro rumaze kugira ibice by'umubiri byuzuye nk'iby'umuntu. Icyo gihe umwana ashobora kwandura virusi itera sida guhera kuri icyo gihe, twavuga nko guhera ku mezi 3 n'igice. Ni gute umwana uri mu nda ya nyina ashobora kwandura? Abantu benshi barabyibaza. Bavuga yuko cyase bigaragara yuko mu bushakashatsi umwana na mama w'ubundi mu buzima busanzwe, uretse kuba mama ashobora kurera umwana akamutunga, ariko amaraso ya mama ntaho ajya ahurira n'amaraso y'umwana. Bibaye ari ibyo amaraso atunga umwana nubwo ari aya nyina, azana ibyo kumuha akazanwa n'amaraso, bigaca mu cyo twita urureri, bita mu gifaransa cordon umbilical, ariko ku ngobyi, iyo bigeze ku ngobyi muri nyababyeyi hari icyo twita bariyeri, aricyo twita mu gifaransa bariyeri placentaire. Ubwo ni bariyeri yo ku ngobyi, ariyo bita placenta. Iyo bariyeri iyo amaraso ya mama hageze arahagarara, noneho iyo bariyeri ikareka iby'umwana akeneye bigatambuka, ariko iby'umwana adakeneye ntibitambuka. Mu by'umwana adakeneye rero na virusi n'izindi mikorobe zirimo. Umwana aba akeneye amaproteine, akeneye amavitamine, akeneye imyunyungugu, ibijya kumurera byose, ariko virusi ntabwo ziba zirimo. Ni ryari izo virusi zizatambuka iyo bariyeri? Igihe umubyeyi utwite akoze impanuka, bishobora gutuma yangobyi yangirika muri cya gihe cy'impanuka, bityo na ya bariyeri ikangirika, hagacikamo icyuho, noneho gukontorora cyangwa se gucunga neza umutekano wa ya bariyeri ukangirika, bigatuma uko za ntungamubiri umwana yari akeneye zitambuka, na za virusi zikaba zatambuka. Ubundi buryo bwa kabiri umubyeyi yakwanduza umwana amutwite. Umubyeyi ashobora kurwara indwara ikomeye cyane itera umuriro mwinshi, ishobora kumuhungabanya ikanamuhungabanya mu nda, bityo bigatuma n'ubundi ya bariyeri yangirika. Nka malariya, uzi ukuntu umubyeyi ashobora gutungurwa kubera umuriro mwinshi. Indwara y'inkorora ikabije, ukuntu iyo umuntu akorora anyeganyega cyane, bishobora gutuma na ya ngobyi yangirika, kwa kwangika ya bariyeri hakacikamo icyuho, za virusi zigatambuka. Haba byatewe n'uburwayi, haba bwaba ari bwivanzemo n'inkorora nyinshi cyangwa se umuriro mwinshi, cyangwa se byatewe n'iyo mpanuka. Bityo bikaba byatuma umubyeyi yanduza umwana we agize gute, amutwite. Hari n'igihe rero noneho ari wa mubyeyi utarafashe imiti, cyangwa se akafata imiti nabi, ugasanga afite virusi nyinshi. Uko virusi ari nyinshi mu mubiri w'umubyeyi zibyiganira kuri ya bariyeri, biba byoroshye kugira ngo habe hacikamo icyuho kuri ya ngobyi, cyangwa se zibyiganire kuri ya bariyeri iri ku ngobyi na nyababyeyi, noneho zabyiganira hari nyinshi, hakaba hagira izicika, kwa kundi n'izindi ntungamubiri zinjira zikarwana hagacikamo icyuho zigatambuka, ko zabyiganiraga ari nyinshi kurusha uko intungamubiri ziri kujya gufasha umwana. Bivuga ngo ubwinshi bwa virusi bushobora gutuma nanone na ya bariyeri ihungabana cyangwa se igira ikibazo, virusi zigatambuka. Icyo gihe nabwo bwa bwinshi bwa virusi kuri abo mama utarafashe imiti neza,
bushobora gutuma virusi zambuka zikagera mu mwana. Naho ubundi amaraso y'umubyeyi ntabwo ajya atambuka ngo ajye mu mwana atemberemo, kuko bitabaye ibyo abana bose bavuka bajya bavukana ubwoko bw'amaraso buhuye n'ubwa mama wabo, kuko icyo gihe aba ari ya maraso ya mama we agendamo. Ariko uzasanga umunsi umubyeyi yabyaye umwana wa groupe O, we ari groupe A, kuko amaraso yagarukiraga hariya, umwana nawe akigira amaraso ye ku giti cye. Hari abantu bakomeje kugenda batwandikira batubaza ndetse umuntu ashobora kuba yabyarira mu rugo hanyuma nabwo umwana ntiyandure? Aho niho narindi kwerekeza. Murakoze cyane ku kibazo mumbajije. Ubwo rero tuvuye kuri cya gice cyo kuba umubyeyi yakwandura virusi itera sida akaba yakwanduza umwana amutwite, ubundi buryo bwa kabiri ni umwana uri kuvuka. Umubyeyi yanduza umwana ari kumubyara, kuko icyo giheho umwana ahura n'amaraso ya mama. Uzi ko umubyeyi wese ubyara ava amaraso, nibwo umwana yigaragura mu maraso ya nyina cyane. Icyo gihe rero haba hari imyaka myinshi yo kuba umwana yakwandura bitewe n'ubwinshi bwa virusi mama we yaba yari afite. Umwana ashobora kuba yakomereka bitewe n'umubiri wari uri mu nda ahantu hameze nk'amazi horoshye n'umubiri woroshye. Ushobora kuba yakomeretse muri cya gihe cyo kuvuka kubera inzara z'umuganga se, cyangwa se kubera ibindi bikoresho byose byakoreshejwe. Biba byoroshye kugira ngo umwana abe yagira agakomera kariko kose, kandi gashobora gutanga icyuho muri kwa kugira ngo gutanga icyuho virusi zikinjira mu mubiri. Bivuga ngo rero cyangwa se bashaka kuvuga ko bisabwa ko umubyeyi wese utwite kandi uzi ko afite icyo kibazo agomba kuba yarateguwe hakiri kare, akazajya no kubyarira hehe mu kigo nderabuzima cyangwa se ivuriro ryujuje ibisabwa kugira ngo bamufashe kubyara umwana ahabwe ubufasha akimara kuvuka. Ibyo turaza kubigarukaho mu kanya, ibirebana n'ibiza gukorwa ngo turinde wa mwana kuba yakwandura. Ariko mu gihe cyo kuvuka k'umwana biba byoroshye kugira ngo yandure virusi itera sida, kubera ko aribwo yigaragura cyane mu maraso ya mama we. Ubundi buryo bwa gatatu rero twavuze ku mubyeyi utwite yanduza umwana muri cya gihe cyo kumwonsa, kuko mu matembabuzi twavuzemo n'amashereka. Amashereka yaba arimo virusi nyinshi. Igihe cyose umwana ari konka ashobora kuba yarwaye za ndwara z'abana zitwa ubugendakanwa. Ibyo ni ibisebe bishobora korohereza virusi kwinjira mu mubiri. Ashobora kuba yakambakambye akagenda agaterura ikibuye kikamukomeretsa ku ishinya. Ibintu byinshi bitandukanye bishobora gukomeretsa umwana, bikaba byatuma umwana yakwandura virusi itera sida muri cya gihe cyo konka, kuko niyo nk'amashereka arimo virusi, kandi mu kanwa harimo ibisebe niyo porte dante cyangwa se n'umuryango fatizo kugira ngo virusi yinjire mu mubiri. Icyo gihe biba byoroshye kugira ngo umwana yandure virusi itera sida. Reka noneho ubanze umire ku mazi ho gatoya kugira ngo tugende tuganira. Wowe rero udukurikiranye ahantu waba uhereye hose, nagira ngo ukore subscribe kandi ukore like ndetse na share, wereze bagenzi babashe kumva ubuzima bwawe nuko ukwiye kuba bwagenda, kandi izako Imana iri buze kuba yagufasha. Kandi wandike no muri comment uvuga uti muganga ndamukunze cyane, hari ikibazo nifuza kumenya, wandike ucyandike hanyuma tuzamugarure kugira ngo adusobanurire neza. Hari mwene data ngo ari mu karere ka Nyabihu yanditse aragira ati ese umwana ashobora kuvuka ari muzima, birumvikana wenda mama we yari afite ubwandu, ariko ashobora kuzarinda kuri atageze agera ku mashereka n'umunsi n'umwe? Murakoze cyane, icyo kibazo ni cyiza cyane. Nk'uko twari twabikomojeho tukareba uburyo umubyeyi ashobora kwanduza umwana virusi itera sida, nk'uko nayo babwiye uburyo ushaka gukemura ikibazo ugihera mu mizi. Turahera ku buryo umwana ashobora kwandura, turi naho duhera kugira ngo tugaragaze uburyo ki umwana dushobora kumurinda. Ubushakashatsi ndetse no muri iki gihugu cyacu uburyo bukoreshwa kugira ngo turinde abana bavuka bafite ibibazo, tubarinde virusi itera sida, buhera mu ntangiriro. Ariyo mpamvu dushishikariza ababyeyi, igihe cyose uzi ko wasamye, ukeka ko watwite, wabuze imihango, tubashishikariza kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo bagupime wemeranywe na muganga kuko utwite. Iyo umubyeyi agiye kwa muganga kubera ko yabuze imihango bakamupima bagasanga aratwite, muri gahunda y'igihugu yo kurwanya virusi itera sida ndetse no gukurikirana ababyeyi kugira ngo babyare abana bameze neza bujuje ibisabwa, harimo no guhita tubapima virusi itera sida. Ushobora kuba ufite virusi itera sida ariko utari ubizi, cyangwa se ukaba unayifite wari usanzwe ubizi ariko ukaba wasamye.
icyo gihe rero umubyeyi twasanze afite virusi itera sida duhita twihutira kumukorera ibizamini byose bisabwa mu maguru mashya tugahita tumutangiza imiti. Ubu kubera iterambere birashoboka ko dushobora kugupima virusi itera sida uyu munsi n'imiti ukayitahana ugahita uyitangira. Uko imiti uyifata bigabanya virusi itera sida mu mubiri, bityo bikagabanya rya janisha ryo kuba wakwanduza. Ndumva nabyo twabikomeje kuko virusi nyinshi ubwazo zihagije kuba zatuma umwana yandura n'igihe haba hatabaye impanuka cyangwa se indi ndwara. Gutanga imiti rero cyangwa gutangira imiti igabanya ubukana nicyo kintu cya mbere twihutira gukora kugira ngo dufashe umubyeyi kurinda umwana we kumwanduza. Nabyo dushishikariza umubyeyi ko igihe cyose abonye yirengeje ukwezi kumwe konyine abuze imihango akajya kwa muganga kwanga akorerwe ibisabwa byose, no bwa bufasha bwo kumutangiza imiti no kurinda umwana buhite butangirira aho ngaho. Imiti akayitangira mu gihugu, imiti itangirwa ubuntu, nta kindi kintu biba bisaba. Iyo atangiye imiti rero uko virusi zizagabanuka bizagabanya ya myaka yo kuba yakwanduza umwana amutwite, ndetse no mu gihe cyo kubyara imiti aba ari kuyifata ijanisha virusi ziba ari nkeya mu mubiri, imyaka yo kwandura iba ari mikeya. Igihe ari ku miti no muri cya gihe cyo konsa nabyo turaza kubivugaho mu kanya kaza kuza, nabyo virusi ziba ari nkeya mu mashereka no kwandura nabyo biba biri hasi. Nyuma y'icyo gihe rero cyo kuba twatangije umubyeyi iyo miti igabanya ubukana, ntago duhagararira aho ngaho. Tubwira umubyeyi tukamugira n'inama zo kwibungabunga, akagabanya imirimo imuvuna ikakaye ishobora gutuma nyine yangobyi yangirika. Igihe cyose yakoze imirimo ikabije ishobora gutuma yangobyi yangirika, bikaba byatuma byara imburagihe cyangwa se yangobyi ikangika, bityo za virusi zigatambuka zikagera ku mwana. Ndetse tukanamushishikariza ko uburwayi bwose agize agomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo za ndwara zose twavuze zirimo inkorora zikabije, indwara zitera imirire ikabije zituma umubyeyi ashobora guhungabana bikangiza ya bariyeri, ibyo byose akabyivuza hakiri kare kugira ngo dukumire za nzira zose zishobora kunyurwamo na virusi itera sida ikagera ku mwana igihe akiri mu nda ya nyina. Ubwo rero nibwo duhita dukomeza tukagera kuri cya gihe cyo kubyara. Umubyeyi wacu twaramukurikiranye, umubyeyi wacu yafashe imiti neza, umubyeyi wacu ageze igihe cyo kubyara, tuba twaranamuteguje ko igihe cyose azumva igise kigeze cyangwa igihe cyo kubyara kigeze aba agomba kwihutira kujya kwa muganga. Uretse n'uko aba agomba kuba yafashe icyo kinini, n'ubundi umubyeyi uje kubyara kwa muganga turongera n'umwe twasanze ari muzima muri cya gihe twamupimaga virusi itera sida, na cya gihe aje kwa muganga turongera tukamupima n'ubwo yari ari mu rugo yizeye ko ari muzima. Ashobora kuba yaranduye nyuma yaho, tukaba tuti niba yaranduye nyuma yaho umwana akaba atararinzwe umubyeyi ko nta miti yafashe, ubu noneho najya aje kubyara yaranduye nyuma yaho, uyu mwana ntazahura n'akarengane. Niyo mpamvu rero hari inshingano z'uko umubyeyi wese ageze kwa muganga kubyara, mu bintu bya mbere nk'uko bapima aho umwana ageze kugira ngo asohoke, na muganga ikintu cya mbere ahita akora arongera akamukopimira virusi itera sida akareba ko ntayo. Iyo dusanze umubyeyi ayifite, imiti muri maternity bihari bahita bamuha umuti agatangira akayinywa. Uko tumuhaye imiti akazanayikomerezaho nyuma yo kubyara birumvikana, ariko n'umwana ukivuka tukagerageza kugabanya uburyo bwose bukoreshwa mu kubyara umwana, mu kuvuka k'umwana, tugabanya kugera ku ijanisha ryose rishoboka ibintu dukorera umubyeyi uri kubyara. Kwa kundi dukora mu gitsina cy'umubyeyi tureba aho umwana ageze, tureba iki ku mubyeyi ubana n'ubwandu, kwa muganga bateganya ko tubigabanya atari nk'umubyeyi muzima. Ducungana n'uburyo abyara ariko tukagabanya kwa gukoramo, kuko kwa gukoramo kenshi bishobora gutuma twongera ingaruka nyinshi zo kuba twakomeretsa wa mwana. Kandi tuzi ko virusi aribwo ziri bwinje kandi nabwo ari buhure n'amaraso. Tugabanya inshuro dukora mu gitsina cy'umubyeyi tureba aho umwana ageze, ariko ntibituvuga ngo duterereyo, ariko inshuro turazigabanya, ntabwo tuzikora nk'umuntu udafite ikibazo. Dushobora kumukomeretsa uko ukoramo kenshi. Uretse n'ibyo noneho tukanagabanya na bya bikoresho twari dukora, kuko kera hajyaga ibikoresho byajyaga bikoreshwa bitwa za ventouse cyangwa se bya forceps twakoreshaga tugakura umwana igihe yibrose yanze kuza, yananiwe gusohoka. Ibyo nabyo turabyirinda kubikoresha, tugakoresha ubundi buryo bushoboka. Ariyo mpamvu iyo turi n'ahantu habugeneye hari ibisabwa byose, bahitamo guhita umwana bamuteruramo atarinze kujya guca muri izo nzira, kugira ngo tugabanye za ngaruka zose zishobora kugera ku mwana. Umwana umaze kuvuka icyo gihe nawe rero nta kindi dukora. Iyo yavutse ku mubyeyi ubana n'ubwandu ahita atangira imiti.
umwana bamuha imiti mu gihe cy'ukwezi n'igice, nyuma y'iyo kwezi n'igice bakamukorera ibizami basanga ari muzima, imiti bakayihagarika, ariko iyo basanze afite ikibazo imiti arayikomeza. Ariko akenshi ya miti kuko nyina twamuhaye imiti nayo twayimuha yayitangiye kera, n'umwana uvutse ku mubyeyi wanduye hari imiti yabugenewe ibiri muri salle d'accouchement, ibiri muri maternité, ibiri mu cyumba cyo kubyariramo. Iyo miti yagenewe abana ibihari, umwana tugita bamutangiza imiti kugira ngo bamurinde, kuko bakeka ko yabahuye n'ikibazo muri cya gihe cyo kuvuka. Birumvikana akenshi usanga harimo ikibazo cy'uko wenda bashobora kuba bamubaza, birumvikana amaraso akaba yajya kuri ya mwana, wenda ari igikomere nawe yabahuye nacyo, bashobora kuba bamuha imiti. Nagira ngo wongere ubivugeho neza, ushobora kumuha imiti mu gihe kingana n'ibyo, ni igihe kigira byibuze nko ku kwezi n'igice. None iyo miti umwana akayinywa, twiyereka umubyeyi w'uburyo agomba kuyimuha, kuko nk'uko twabiganire mu biganiro byaherutse tuvuga uburyo bwo kwirinda nyuma yo guhura n'ikibazo. Iriya miti umuntu wahuye n'ikibazo ubundi ayifata iminsi 28, sibyo ku muntu wahuye n'ikibazo atari bino by'ababyeyi wabyaye. N'uwo mwana rero tuzamuha ya miti yabugenewe, ariko we kuko azaba ari no konka, imiti azakomeza ayifate kugera ku gihe cy'ukwezi n'igice. Ukwezi n'igice tumupima tugasanga umwana ntabwo yigeze yandura, nibwo hakorwa ikizami cya mbere. Tuzashishikariza mama we gukomeza gufata imiti neza. None umwana w'ikintu tuzakora ni kimwe, we tuzamuha arindi imiti bayisimbuza igabanya indwara z'ibyuririzi n'ibiki cyase zishobora gufatirana umwana zo kumurinda, kuyo tumurinde za ndwara zishobora kumufatira zikazatuma agira ibikomere n'iki. Ubundi umwana agafata iyo miti bita bacterium kugeza ku gihe cy'umwaka n'igice, nibwo ahagarika iyo bacterium. Ari nabwo akorerwa ikizami kibanziriza cya nyuma ngo turebe ko ari muzima, kuko umwana ikizami cya nyuma na nyuma no kumukura muri gahunda yo gukurikiranwa ku birebana n'ubwandu ni ku myaka 2, ariko ku mwaka n'igice mama we nawe ahagarika kumwonsa igihe cyose tubona ko umwana ibisubizo bye ari bizima. Ni ukuvuga ngo wa mwana umaze kuvuka ku mubyeyi wanduye twaramurinze mu gihe yari atwite, uburyo twabivuzeho. Mu kuvuka umwana wacu twamuhaye imiti, mu kwezi n'igice dusanze umwana wacu ari muzima, ntabwo yigeze yandura. Dushishikarije mama we gukomeza gufata imiti neza kandi ngo virusi zigabanuke, kuko mu mashereka naho ziba zirimo. Umwana tumukurikiranye ari gufata umuti bita bacterium gusa wo kumurinda bisanzwe indwara zamuhungabanya, gutyo kugera ku mwaka n'igice mama agahagarika konsa umwana agasigara afata ibindi byemwe yafataga by'imfashabere bikagira byo kubera iyo riba rihagaze burundu. None umwana akazava muri gahunda nyuma y'imyaka 2, ariko twamukora ikizami cya nyuma ko ntazongera guhura n'amashereka ya mama we n'iki, umwana akaba muzima. Ubwo buryo bwose iyo bwubahirijwe neza, umwana avuka ku mubyeyi wanduye ariko umwana akaba muzima, ku buryo umwana wakorewe ibyo byose bikubahirizwa neza, kugera amagingo aya abana baba bazima kugera ku kigero c'100%. Yego, ari ubushize twaganiriye ku bibazo bitandukanye, harimo kuba ababyeyi akenshi cyangwa se igitsina gore cyane ushobora kugira ikibazo cya infection, bakaba bashobora kwishima kandi bikaba byabakomeretsa. Umubyeyi utwite afite n'ubwandu ashobora kurwara infection, hanyuma ashobora kwishima, birumvikana mu gitsina kubera bwa burwayi bwa infection. Umwana ntabwo ushobora kwandura wenda bitewe n'iyo mpamvu. Oya, ibyo ntabwo ari ikibazo, kuko n'ubundi umubyeyi niba yaranduye afite ubwandu birahagije ko mu bubore bwo mu nda byarawe virusi ziba zirimo. Ari amaraso yava no mu kubyara ava amaraso n'undi virusi ziba zirimo. Kuba yarishimye cyo kibazo, gucyazo ni virusi asanganywe afite mu mubiri we. Umwana uvuka rero ikindi kintu umubyeyi wenda ashobora kumwanduza ni zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Twahoze tuvuga ku birebana na sida, ariko ni indwara ya mburugu. Hari abana bayanduzwa n'ababyeyi babo babatwite cyangwa babyara. Turi kubona se nta mwana irwara, ahubwo imitezi. Iriya mitezi y'umubyeyi utwite rimwe na rimwe hari igihe ashobora kwanduza umwana, ko byo mikorobe zijya mu maso, umwana akaba yavukana amaso afite ikibazo. Niyo mpamvu umwana ukimara kuvuka aho tuba tutazi na mikorobe yahuye nazo zaba zagiye mu maso, hari imiti yagenwe ibiri kwa muganga bita bamukira mu maso kugira ngo bayoze niba hari mikorobe zagiyemo zavuye mu myanda ndangagitsina ya mama we zihite zipfa. Yego. Nibyo n'ubundi hari abana bajya bavukana ibibazo byo kurwara amaso, bavukanye bya bintu by'umweru mu maso, wari ubisobanuyeho neza.
ariko se uburwayi bwa infection ababyeyi bakunda kugira kenshi batwite bajya bakunda kugira ibyo bibazo nta ngaruka bishobora kuba byagira ku mwana? nyine ibyo nk'uko nabibasobanuriye, ingaruka ni izo ngizo z'uko zimwe muri izo ndwara nka za mburugu umubyeyi utwite ashobora kuyanduza umwana we, ndetse n'umubyeyi ubyara afite izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ashobora gutuma umwana we agira ikibazo, ariko cyane cyane bwa burwayi twabuvuze bukunda kugaragara hehe mu maso. Ariko ubundi ziriya ndwara z'ubundi nta kindi kibazo kiba gihari, na cyane ko uko umubyeyi aza kwa muganga muri kwa kumukurikirana ibyo bizamini byose turabikora ku buryo agira igihe cyo kubyara. Izo ndwara twaragiye tuzivura dukurikije izo twagiye tubona, ku buryo umubyeyi utwite agira igihe cyo kubyara, inzira zindi ari nyabagendwa nta kibazo. Murakoze. N'iki kintu wabwira abantu bafite ibibazo uburyo bashobora kwitwararika? Murakoze cyane ku kibazo cyiza mumbajije. Ikintu nabwira abantu, nashishikariza abantu nuko nk'uko politiki y'igihugu ibiteganya, umubyeyi utwite yakagombye kubyarira akabyarira kwa muganga. Yakagombye kugera igihe cyo kubyara byibuze asuwe inshuro zigera kuri enye kwa muganga. Niyo gahunda ya leta muri gahunda yo gukurikirana ababyeyi batwite. Bisabwa ko umubyeyi ajya kwa muganga igihe yabuze imihango, ubwo akajyayo mbere y'amezi 3 ayibuze, ubwo ni ku gihembwe cya mbere cy'inda. Igihembwe cya kabiri agasubirayo, kuko ku gihembwe cya mbere baramupima bakareba niba umubyeyi atwite koko, kandi bakareba n'imikurire y'umwana igendanye n'amezi inda ifite. Nyuma yaho mu gihembwe cya kabiri hagati y'amezi 4 na 6 aricyo gihembwe cya kabiri, ku cya mbere ni munsi y'amezi 3, bareba imikurire y'umwana n'ibigendanye n'igihe koko kiri cyo, ukazamenya niba umubyeyi atazabyara utwana tudafite ibiro bihagije kugira ngo bamugire n'inama ku mirire. Igihembwe cya 3 umubyeyi araza bakareba niba nta burwayi afite cyangwa se ikindi kibazo cyatuma abyara imburagihe cyangwa se akabyara umwana udashyitse. Babireba icyo gihe, bakareba imikurire y'umwana, ndetse bakanamutegura aho agomba kuzabyarira bakurikije ibibazo bamubonanye. Ari nako bagenda bavura za ndwara baba umubyeyi aba afite. Ubwo kane rero abaza bamurangira neza agomba kuzabyara, ubwo ni mu gihembwe cya 3 gihwanye no kuva ku kwezi kwa 7 n'ukwa 9. Ariko ibyo byose bikaba umubyeyi tumushishikariza ko gahunda n'ikibazo cyose agize kunda cyangwa abonye ku mubiri we kitameze neza kandi azi ko atwite, agomba kwihutira kujya kwa muganga. Yego, urakoze muganga. Ukomye urusyo nibuka ingasire. Menye neza ko hari benshi bajya bagira ibibazo bitandukanye byo kuba bashobora kubyarira amezi 6 cyangwa se 7, bakabyara abana badashyitse, bikaba ko ari igihe munababaga wenda hanini babyatewe n'iki? Umubiri nk'uko murakoze cyane, nk'uko dusanzwe tubizi imibiri yacu iratandukanye. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umubyeyi abyara imburagihe. Hari indwara runaka, bishobora guterwa n'impanuka, ashobora kugwa gutya agenda kumva umuntu yikubise hasi, yangobye ikangirika. Iyo ingobyi yangitse ikomukaho gatoya, uko umwana agenda akura aremerera yangobye irushaho kugenda yomoka, bikaba byatuma wa mubyeyi abyara imburagihe. Cyangwa akarwara indwara ikomeye n'ubundi iri buhungabanye mu nda, n'ubundi bigatuma yangobye yomoka imburagihe, bigatuma umwana avuka igihe kitageze. Ariyo mpamvu rero nakoze mbabwira ko umubyeyi wese ubonye hari kitagenda neza ku mubiri we, umubyeyi wese wumvise bitameze neza kandi atwite, agomba kujya kwa muganga kugira ngo niba hari igishoboka bagikore, umwana yisunikeho iminsi 2, kuko umunsi umwe cyangwa se n'umunota umwe ku mwana uri mu nda ni uw'agaciro gakomeye cyane, aba yiyungiyeho ikintu kinini. Nta munota wo gupfusha ubusa, utakagombye guha amahirwe h'umwana igihe cyo kuvuka igihe kitaragera, kugira ngo uwumuhe azavuke byibuze yawuprofesi. Iyo avutse rero imburagihe, ariko uko yagiye kwa muganga, ababizobereyemo baba bafite ubundi buryo bari bukoreshe kugira ngo umwana akomeze gufashwa hanze y'inda ya mama we, kuko biba byarangiye kubaho. Ariko impamvu ni nyinshi ishobora gutuma umubyeyi abyara imburagihe, harimo izo ndwara, harimo impanuka, ibintu byinshi bitandukanye bishobora kubigiramo uruhare. Nibyo ngira ngo mwene data rero ngo ari mu karere ka Kicukiro yahoze yandika kare ambwira ngo ibibazo nk'ibi n'imaze kubaza, ngira ngo urasubijwe kandi neza ko n'ubundi ibiganiro bica no kuri YouTube baraza kuba banayibona. Nibyo
niko kurana inkubajije yaragize ati mfite ikibazo gikomeye cy'uko kenshi mbyara maze kubyara inshuro 3 ariko abana nkabyarira amezi 6 bakabashyira muri govezi cyakoze ubwo amahirwe babaho ese muganga n'umwana bavukanye ubwandu akaba ashobora no kuvuga n'igihe kitageze ashobora kubaho cyane bibaho ko umwana avukana ubwandu akanabaho nuko yavutse igihe kitageze nabyo urumva ni ikindi kibazo ariko ikibazo kiba gikomeye cya mbere nongeye kubabwira nuko buri kibazo cyose gihari buri ku mubyeyi utwite agomba kujya kwa muganga inzira nabwe tunyuzamo turinda abana mbere yo kuvuka batwite cyangwa se bavuka banabonsa n'ubundi ubwo buryo buracyakoreshwa kandi umwana wavutse kuri ubwo buryo akomeza guhabwa ubufasha butandukanye iyo rero umwana yavutse ku mubyeyi wenda hari bitarubahirijwe bikagira umwaka cyangwa ibyago akavukana ubwandu umwana arakura turamufasha atangira imiti ku gihe tuboneye ko icyo kibazo gihari agakura nyina akamukurikirana mu gufata imiti ubu barahari barangije za kaminuza kandi baravukanye ubwandu bw'agakoko ka sida iyo tumwitayeho rero umwana arakomeza kuko ikibazo ubu ngubu si ubwandu bw'agakoko ka sida gusa ahubwo ikibazo ni imyitwarire yacu n'uburyo twita kuri uwo mwana nyuma yo kumenya ko umwana wacu afite ikibazo iyo umubyeyi yamwitayeho umwaka amuha imiti neza uko muganga yabimutegetse akamwitaho ku buryo bw'imirire akamwitaho ku buryo y'isuku muri rusange ibyo byose birakomeza ubu ngubu uzasanga barangije za kaminuza kandi baravukanye ubwandu ibyo rero byose birashoboka ko umwana avukana ubwandu agakura akanashaka akabyara akaba umugabo cyangwa akaba umugore kandi akabyara umwana muzima myinshi cyane hari benshi bafite ibibazo bitandukanye kandi bashobora kugira imitekerereze itandukanye bakaba bakwibaza bati se umuntu ashobora kubaho afite ubwandu akabaho imyaka myinshi akagira umubiri nk'abantu bazima muganga icyo gisubizo icyo kibazo ni cyiza cyane murakoze abantu benshi batanga ubuhamya nuko wenda abantu badakurikirana ibiganiro bigenda biba mu maklebe antizi yo kurwanya virusi itera sida hari amashyirahamwe y'abantu babana n'ubwandu bagenda batanga ubuhamya ariko ubu ngubu ubuhamya bugaragara nuko abantu babana n'ubwandu batanga ubuhamya ukumva umuntu ngo amaze imyaka 30 undi 40 undi 50 buryo ubu ngubu sida kugira ngo ikwice uretse kutiyitaho ubundi sida ntago ari ikibazo kikabije cyane cyakagombye gutuma umuntu yiheba ngo yiveho sida bimenya ko uyirwaye ugafata imiti neza uko muganga bikubwiye ukagira isuku ukaba ufite ibyo kurya bihagije kandi ukabifata nguko ni muganga twaganiraga kandi nibyo birakwiye wowe wari ufite ikibazo nizere ko washubijwe ne kandi wumva ufite ikibazo akaba atagikozeho birashoboka cyane wakwandika message isanzwe kuri numero turi buze gushyiraho kuri screen cyangwa se ukaba wanaduhamagara birashoboka cyane hanyuma ukadusobanuza ikibazo wumva ukeneye kuba wasobanukirwa nibyo hanyuma muganga ndizera neza ko byanga bikunze nitugukenera tuzatukubona ndahari ku bwanyu ndetse no ku bw'igihugu cyacu kuko ibi biganiro ndakeka ko byanze bikunze hari abo bizagenda bifasha arimo kumenya ubuzima bwabo kwirinda ndetse no kugira ngo imiryango yabo irusheho gutera imbere yego hari benshi cyane babifuza gusobanukirwa buri kimwe cyose mu mibereho ya muntu ubuzima bwabo bukagenda neza cyane ariko ndagira ngo rwose aba bantu babwire ngo bakomere turahari ijabo rye TV irahari natwe abaganga turahari ari njye n'abandi bagenzi banjye twiyemeje uyu murimo kuko umurimo wacu ni nk'umuhamagaro nkabaro nashishikarizaga abantu bose banyurwa kandi bakunda gukurikirana ibiganiro byacu ko bakomeza gutanga ibitekerezo byabo muri comment hari umwanya uhagije ndetse n'ibiganiro birebana n'ubuzima bwabo bifuza ko twazabategurira mu minsi iri imbere tuzagenda tubisoma kandi tuzatubaha ibiganiro dukurikije ibyifuzo byabo ku buryo nabizeza yuko ijabo rye TV
yiyemeje kuzajya bagezaho ibiganiro. Ni nayo mpamvu iba ari yahagurutse iyo televiziyo ikansanga iwanjye, kandi nanjye nkaba mpari kugira ngo nyunganire, kuko mbona iri gutanga umusanzu ufatika mu kwita ku buzima bw'abanyarwanda n'abayikunda. Nkaba rero nashishikarizaga abantu gutanga ibitekerezo n'ibibazo bafite ku birebana n'ubuzima bwabo, bityo natwe tukarushaho gushimishwa n'uko babikurikirana, kandi tukazajya tubibategurira uko bukiye uko bwije, bitewe n'ibyagiye bigaragara mu byifuzo byabo. Murakoze, tubifurije ubuzima bwiza buzira ubwandu bw'agakoko gatera sida. ngayo nguko Muganga, reka tugusabe abantu bose badukurikiye hirya no hino mu gihugu cyangwa se no ku isi muri rusange, uzajya akenera kugira icyo yabaza muganga muri iki kiganiro n'ubundi cyitwa Mbaze Muganga, azajya yandika muri komenti, ubundi yaba muganga wowe yaba n'abandi baganga badukurikiye bazajye babasubiriza kuri komenti, cyangwa se nibinaba ngombwa umuntu ufite ikibazo cyihariye abe yaca no mu gikari ahamagara nimero yacu iri ku kiganiro, ubundi mube mwamusubiza. Nibyo rwose, iyo turi ahangaha nk'uko mubyifuje, tuba turi ahangaha kugira ngo tugire umusanzu dutanga ku birebana n'ubuzima bw'abanyarwanda. Niyo mpamvu rero numva ibyo nta mpungenge zihari. Abaduteze amatwi, abatureba, abakurikira ibi biganiro, tubijeje yuko nta gitekerezo cyangwa se icyifuzo tuzapfusha ubusa cyangwa se tutazaha agaciro. Twiteguye kuzaba tubisubiza kandi tukabisubiriza igihe, ndetse tukamara n'impungenge ku bindi bitandukanye bagenda bibaza ku birebana n'ubuzima bwabo. Turahari rero ku bwabo, kandi twiteguye gukomeza kubaha serivisi nziza. Murakoze. twebwe ntago turambiranye, ahubwo tubagiraho kenshi na kenshi, tukabazanira abaganga nk'abangaba kugira ngo dusobanure byinshi mutari muzi. Muganga ntabwo azadukumira mu rugo rwe, azakomeza kugenda asubiza ibibazo bya benshi bakomeze kuba bizewe. Ndagira ngo tuguhereze agakoresho, sinzi imana gitanga agakoresho. Hanyuma muganga, abantu benshi bafite ubumenyi buke ku kijyanye no gukoresha uburyo bwo kwikingira virusi itera sida, uko bakoresha kondomu, uko bakoresha n'ubundi buryo butandukanye. Mushobora kwigisha abadukurikiye uburyo umuntu akoresha kugira ngo abe yizeye ko yiyambitse neza? Murakoze cyane kuri icyo kibazo mumbajije. Nibyo koko bimaze kugaragara ko umuntu ahura ko akoze imibonano mpuzabitsina akoresha agakingirizo, ariko ejo ugatungurwa nuko akubwira ko yarwaye indwara runaka, ibiki n'ibiki. Bishaka kuvuga ko abantu benshi nubwo bihutira kugura udukingirizo no gushaka kudukoresha, ariko ntabwo bafite ubumenyi buhagije bwo gukoresha agakingirizo, cyangwa se batanagakoresha neza. Ushobora kuba nta bumenyi ufite n'ubu ufite, ariko yagakoresha akambara mu kwambara gusa, ariko ntamenye ko no muri cya gihe cy'igikorwa hari uburyo agomba gufata kwitwaramo kugira ngo akagakingirizo kadacika cyangwa se katangirika ku buryo ubwo ari bwo bwose. Uyu munsi rero niyo mpamvu nifuje kwereka abantu bari ahangaha, abaduteze amatwi n'abatureba, abareba Ijabo rye TV, uburyo umuntu agomba kumenya ko agakingirizo kujuje ubuziranenge ndetse n'uburyo gashobora gukoreshwa. Iyo ugiye kugura agakingirizo rero, haba muri butike cyangwa se ahandi hantu wagakura, urabanza ukareba igihe kakorewe n'igihe kemerewe kumara kugira ngo gakoreshwe. Ni ukuvuga ko nyuma y'icyo gihe nta kamaro kaba kagifite, gashobora kuba karamaze kwangirika cyangwa se gashobora kwangirika ku buryo bworoshye. Agakingirizo dufite ahangaha nk'uko ubireba nawe, urabona ko gafite kuzageza muri 2025 mu kwezi kwa 12. Akaba ari nabyo byanditse muri tuno dukingirizo twakuyemo. Iyo umaze kubona no ko agakingirizo kawe kakiri muri cya gihe cyo kuba kakoreshwa, ubwo ni uburyo bwa mbere bwo gusuzuma ubuziranenge bw'agakingirizo. None hari uburyo tugakanda n'intoki gutya ebyiri, tukumva ko karimo umwuka. Iyo karimo umwuka bigaragaza ko uburyo kashyizwe muri mu gapaki kako gahagazemo neza, karimo neza, nta kintu cyapfa kukangiza. Kuba harimo uyu mwuka rero, harimo iyi presiyo, ni ikimenyetso cya kabiri kigaragaza ubuziranenge bw'agakingirizo. Nyuma yo kubona rero ibyo bimenyetso bibiri, tuba dukeneye kumenya mo imbere uko gahagaze n'uko kameze.
iyo ushaka gukoresha agakingirizo rero ureba kuri kano gace gasa nkaho kari mwamenye ajya kumera nk'ay'urukero, niho ucira agapaki karimo agakingirizo kacu kugira ngo urebe agakingirizo. Iyo umaze kugaca agakingirizo kacu uragafata ukakareba, ukareba niba kariho amavuta. Urabona ko kariho amavuta menshi pe. Kuba rero amatariki yako yo gusaza ataragera, tuba twizeye ko nta mavuta akiri mazima, kubera yuko yagenewe nyine kuzamara igihe kingana n'uko ka gakingirizo kagomba kumara. Ikiba gisigaye rero, aka gakingirizo kaba kariho akantu kameze nk'akaromba, turagomba kureba icyerekezo cyako. Karomba kabagomba kuba kari mu cyerekezo cy'agakingirizo kazingiye. Uhuhama gutya ukareba neza ukurikije uko agakingirizo kazinze, aka karombe ikintu kagenewe niko kajyamo amasohoro muri cya gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Mu kwambara agakingirizo rero bigusaba ko ufata hahandi ukahakanda cyane kugira ngo hataza kujyamo umwuka muri cya gihe cyo kwambara agakingirizo. Kakaba kambikwa igitsina cyamaze gufata umurego. Igitsina rero cyafashe umurego nibwo ugomba kwambara agakingirizo, ko nibwo ushobora kugashyiraho neza, bityo ukakazingurira mu cyerekezo gitandukanye naho kari kazingiye, nibwo ucyambika vuba. Ugifashe hahandi hagomba kujya amasohoro, ukafata hano ukambika igitsina, ukamanura kugeza aho igitsina gitereye. Warangiza ugakora imibonano yawe mpuzabitsina uko wabigennye, witonze, utuje, kandi wizeye yuko agakingirizo kawe nako kujuje ubuziranenge. Iyo igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kirangiye, wiyaka uwo mwari muri kumwe muri gukora imibonano mpuzabitsina, bityo agakingirizo ukajya kugakuramo ku ruhande kugira ngo hataza kugira amasohoro yaba yasigayemwo imbere, cyangwa se ashobora kugucika akaba yatagwa kuri wa muntu, kandi aricyo kintu twari tugambiriye, kugira ngo hataza kuza kuba twamwanduza yaba virusi itera sida, cyangwa se ukaba watera inda utateguye. Harimo abantu bajya bavuga nti nese ko hari igihe bakora imibonano mpuzabitsina bikarangira agakingirizo gacitse, byateye niyo mpamvu? Ibyo nabyo twabisobanura muri ubu buryo. Nk'uko naberetse ko agakingirizo iyo umaze kugakura ugomba kugakuramo ku ruhande, hari igihe muri cya gihe cyo kwambara agakingirizo umuntu aba atafashe hahandi hajya amasohoro, noneho ukambara uko ubonye agahita hajyamo umwuka. Uko umwuka ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ubyiga gutya, ya presiyo wa mwuka ushobora gusa nk'ushaka kongera gusohoka, agakingirizo kagenda kabyimbira mu mpande kuko kaba kagiyemo umwuka, bityo imibonano ikagenda nabi, bikaba byaba intandaro kugira ngo agakingirizo gacike. Cyangwa se wakora imibonano mpuzabitsina n'ubwo agakingirizo kariho amavuta, ariko ukoze imibonano n'umuntu utigeze utegura, n'ubundi nta bubobere yigeze azana, ntaki, ya mavuta akaza kugeraho agashiraho, kuko ububobere bwari ntabwo, naga agakingirizo kagera gute kagacika. Hakaba n'ushobora kugaca nkana yakambaye n'aba bishaka ngo kaze gucika bitewe n'umugambi runaka yari yifitiye. Umuntu ashobora kugaca uko ashaka kugutera inda, ashobora kugaca uko ashaka no kukwanduza, kandi kuko muri cya gihe wowe warangaye wishimiye igikorwa muri gukora, we akaba afite indi migambi yiwe. Agakingirizo rero akenshi buri gihe gacika kuko kakoreshejwe nabi, haba ari muri bwa buryo bwo kwambara, cyangwa ni muri kwa gutegura imibonano mpuzabitsina, cyangwa se muri cya gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Bivuze ngo igihe umudamu cyangwa se igihe igitsina gore abuze wenda amavangingo, birashoboka cyane ko umugabo bitamworohera wenda agakingirizo kagacika. Haba hariho ingaruka nyinshi cyane, imyaka myinshi yo kuba aka gakingirizo kacika, kuko aya mavuta nubwo agufashe ko y'ubwayo ntago aba yihagije. Niba uri gukora imibonano mpuzabitsina, umubiri ukubana n'undi, birumvikana ko haza gushyuha. Uko hashyuha ya mavuta agenda agabanuka, kuko bwa bubere bwagomba kuyunganira muri cya gihe cy'imibonano mpuzabitsina, bwa bubere nta buhari. Niba ari ntabwo rero ya mavuta yirwariza ubwayo, yaza gushiraho ugasa nkaho uri kurwana n'ishashi, ukuba ku mubiri, kandi ishashi nayo idafite ikintu kiriho, ku buryo gucika icyo gihe biroroha. Hari benshi batinya gukoresha agakingirizo, bakavuga ngo ntibarira bombo mu ishashi ngo karababaza n'iki, ariko wajya kureba ugasanga nibyo bituma kenshi na kenshi
bashobora kuba bahura n'ubwandu ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye. Iki kintu wabwira aba bantu? ni ukuvuga ngo abo bantu bakunze kubaho koko, haravanguka bisha ibintu cyangwa se ngo nakubwa ngo karimo ngo izindi mikoro ngo ushaka kugutera ibibazo, ariko ibyo byose ni ubujiji. Ni ubujiji ko agakingirizo kakoreshejwe neza ari ikibazo ufite washaka gukemura, ari bya byishimo bashaka kugeraho ubigeraho, kandi ukaburinze n'ubuzima bwawe ndetse n'ubw'uwo muri kumwe. Ikintu tugomba gushishikariza abantu nuko abantu benshi baragakoresha kandi ugasanga nta kibazo, nuko bakagombye gufata icyitegererezo ku bantu basanzwe badukoresha kandi hadasobanukiwe, akegera abaganga bakamuha ibisobanuro bihagije, ariko akamenya ko imibiri yacu hari abagira mu magaraje n'ibihomba numva ngo cyangwa se ibirebana n'ibinyabiziga numva ngo pièce de rechange, imibiri yacu nta pièce de rechange igira. Iyo ubuzima bwawe bushyize mu kangaratete, menya ko ari bwose ushoye nta garuriro. Ibyiza rero twarinda ubuzima bwacu, cyane cyane ko ubungubu dufite ijabo rya TV ihari kugira ngo irusheho gutanga amakuru ahagije kandi ikayabagezaho muri hose. Icyo muba musabwa bakitubwiye ni gukanda kuri subscribe, warangiza ukazajya ukurikirana amakuru buri gihe, cyane cyane mu kwirinda ndetse n'ibindi biganiro byiza badutegurira. Uyu munsi rero nongeye kubwira urubyiruko, mumenye gukoresha agakingirizo, mwige gukoresha agakingirizo, mushishikare gukoresha agakingirizo igihe cyose, ubundi buryo bwose bushoboka bwo kwirinda ubona butari bukunde. Murakoze. Ese muganga nyirango wamwumvise aragize ati amagara araseseka ariko ntabwo ayorwa. Rubyiruko murushaho gukomeza kwirinda, biraza kuba byiza cyane. Niko bimeze. Muganga, ndagira ngo wenda tugire ikindi kibazo tukubaza hanyuma twinjira no mu gusoza. Murakoze. Muganga, abantu benshi bakunze kwibaza iki kibazo kigira kiti, urana hari ukuntu umukobwa n'umuhungu bakora imibonano mpuzabitsina, ariko umukobwa aribwo akiva mu mihango, yarangiza twabonye uriho wambika uriho ukuramo prudence iriya mfashanyigisho, twabonye ko ufata kuri kondomu cyangwa se prudence, mu gihe uyifasheho iriho amaraso yavuye imbere mu gitsina cy'umugore, ayo maraso akaguma ku ntoki, ntabwo yakwanduza mu gihe ufite ibikomere mu ntoki. Gira icyo ubwira abadukurikiye. Nurangiza, ese ubwo ni ikibazo cya kabiri, ese ko abakobwa cyangwa se abamama bagira isuku n'ibyo kimwe n'abagabo, ko bakunda kuba biyogoshe hepfo iriya, turiya iyo turiho tumera ko tuba dushinze, ntabwo two dushobora kumujomba muri kiriya gice cyasigaye wambikaho prudence, noneho twamara kumujomba ya maraso ari kuri prudence cyangwa se yavuye mu gitsina cy'umugore cyangwa se n'ububobere bikanduza umuntu hariya turiya tuntu twamujombye. Gira icyo ubwira abadukurikiye. Nongere nibutsa abakurikiye ijabo rya TV yuko ari ngombwa gukora subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose dukoze kibashe kumugeraho byihuse. Murakoze cyane ku bibazo byiza mumbajije. Nkuko twabivuze kandi tugikomeza kubivuga, iyo ugiye gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kandi ukaba udashaka guhura n'ubwandu bw'agakoko ka sida, ubundi uburyo bwa mbere ni uko umuntu yipimishije akamenya uko mugenzi we ahagaze. Iyo musanze mwese muri bazima birushaho kuba byiza, ariko igihe ibyo bitashobotse mugakoresha agakingirizo, ugomba kubanza nanone ukizera ko umubiri wawe nta handi hantu hari ibikomere. Nk'uko nabibabwiye mbere, hari amatembabuzi yo mu mubiri wacu aba arimo virusi nyinshi. Ayo matembabuzi aho azahura n'igikomere cyose, aho ava akagera azakwanduza. Bishaka kuvuga rero, nkurikije ikibazo mwari mumbajije, uretse na turiya twoya tuba dushibuka tuvumbuka tw'ubwatwo, ntabwo dufite ubushobozi bwo kuba twakujomba ngo tugutere igikomere, ahubwo muri cya gihe cyo kwisukura ushobora kuba wikomerekeje wowe ubwawe, bityo waba wakomeretse ugakora ya mibonano, cya gikomere kiriho, ya matembabuzi naza kujyamo, umuryango virusi yinjiriramo we warangije ubwawe kuwuhanga, ntabwo uri bubirokoke. Icyo gihe urandura. Ndetse no mukora imibonano mpuzabitsina ugomba kuba wizeye ko muri za ntoki zawe ibyo bikomere ntabyo, ndetse no kuba wamaze kujugunya ka gakingirizo ugakaraba ukisukura, kugira ngo uze kugira ikindi gice cyose cyo ku mubiri wawe ukoraho, kuko aho wakorose hari igikomere, virusi zikikuri ku ntoki, kubera ko wenda ya mavuta aracyariho na bwa bubobere buracyariho bwazamukanye
na kondomu cyangwa se n'agakingirizo, igihe cyose izi virusi zikiriho nukora ku gikomere uzaba uzinjije mu mubiri wawe. Bivuga ngo igihe cy'imibonano mpuzabitsina ugomba kwizera ko nta gikomere ufite ahantu hose hashobora kuza guhura n'ariya matembabuzi. Iyo gihari ubanza wizere ko mugenzi wawe mugiye kubonana, umukoresha agakingirizo wenda ngo mwirinde kuba mwaterana inda zitateganijwe, ariko ku birebana na virusi itera sida ho igihe cyose igikomere gihari uba uri umukandida wo kuyandura. Murakoze cyane. Reka tugushimire cyane. Muganga, wenda sinzi nimba hari indi nama ya nyuma yenda watanga. Inama natanga kandi duhora dutanga nuko ubuzima ni ikintu gihenze kuri twebwe ku giti cyacu, ku miryango yacu ndetse no ku gihugu cyacu. Kandi imibonano mpuzabitsina ni ikintu gihoraho. Ushobora kwifata uyu munsi cyangwa kwirinda uyu munsi ukakora ngo ubeho igihe kirekire, ukakora imibonano mpuzabitsina igihe biteguye kandi wizeye ko nta zindi ngaruka zihari. Nta muntu wanze gukora imibonano mpuzabitsina ngo apfe. Ibyo ni ibintu bisanzwe bizwi. Twashishikariza abantu no kwifata, abashakanye tukabashishikariza kugira ubudahemuka, abandi bo byanze bagakoresha agakingirizo kandi bakagakoresha neza, kuko twagaragarangeje kubigisha bimwe mu byo tugomba kugenderaho ngo tumenye agakingirizo kujuje ubuziranenge ndetse n'uburyo kagomba gukoreshwa. Ubwo nkaba nshishikariza abantu gukomeza kwita ndetse gukurikirana ibiganiro birebana n'ubuzima bw'imyororokere muri rusange, kuko amakuru yose aratangwa ari kuri televiziyo Ijabo rya TV. Ibiganiro birahora kandi ntago bizigera bihava n'ibi ngibi, na nyuma y'imyaka 5 uzagishaka azakibona, ndetse tukazatugana no mu bigo nderabuzima bitwegereye n'ahandi hose dushaka gukura amakuru kugira ngo turusheho gusobanukirwa ibirebana n'ubuzima bwacu no kuburinda. Murakoze, mbifurije ubuzima bwiza buzira sida. Yego, nitwa Paul Misigaro, hano ku Ijabo rya TV twaganiraga nande na muganga Muvunyi Jean Dodi. Yes, nakagaruka, reka tubashimire cyane.